byabaye kabanze babwira nagiye kumva phone ya Nario bukeye bwabo man ngo ngo ni ibyanyabyo man ndakure man wakintu ngo ngiki Nario yamamaga afite ubwoba arama ngo se ngo ni ibyanyabyo man umane ngomba ndagira ngo ndagure menye ikivuga neza ndamubwira gerayo urebe gerayo amahoro bamubaza ibintu byanyabyo haha benda warashekeshe mahali nyine ruba Nario icyo gihe kiragiye Nario ntabwo yaradenze wari kumufatisha gutyo agiye kubona mbona nimero yiwe nanjye kira ubwo nzingo basari n'inkuru agiye kumbwira none se ngo mani ngo ni byanyabyo wakintu ugomba kundagura ngamenya ikintu neza ndamubwira gira yo bawatature bro washaka shanje bawumenere reka tukataje no bara niyeze kuma makuru baranambwa ngo uri na case oya okay gira yo ref ngovuga English ngo uvuga English nguri class oya nabonye kuri live nguri karase ngo warize beke uramwana wo kumuteremuko ndavuga nari bimunekere kumuteremuko. Hanyuma yuko umuvugizi wa RIB ashize iminsi atumoye kuri Radio 10 bakamubaza ku kibazo kijyanye n'ifatwa rya Semuhungu akavuga yuko yafatiwe gusambanya abana ndetse no kubatera ubwoba yuko nihagira ibyo batanga bazamutanga hanze. Yavuze yuko hari abatanga ubuhamya bake ariko avuga yuko n'abandi biteguye kuba batanga ubuhamya nta kibazo bakwiriye kuza bakatanga ubuhamya byuko yaba yarabakoreye icyo kintu. Ku rundi ruhande hashize iminsi mikeya twongeye kubona abandi batanga ubuhamya baza bavuga yuko Semuhungu naba yarabasabye ku bintu. Twabonye bamwe mu basitari batandukanye mu General Benda na MC Nario biyemerera yuko Semuhungu nabari mu bantu yaba yarasabye kuba bagira icyo bakorana. Gereza iyo umuntu bamufashe bamutinze urumva hariya urabona na forensic ibaho uzi ikintu bakora bahita babajyana kwa muganga bakabahenesha nimba ari nijoro babafashe bagafata itoroshi bakamurika urumva kuri forensic ho ntago nzi ukuntu bapima mu kibuno gusa nyine ngarutse kuri icyo kintu wari uvuze nibyo nakubwiraga Semuhungu aramutse avuze ko nyine babikoze urumva atari ku gato bari babyumvikanye urumva ubwo uruhande ruri kuvuga ko yabahatirije ruzana ibimenyetso urumva rugaragaza ko babafashe ku gato nibyo nakubwiraga kereke bamufatiye muri action uri kunyumva bagasanga ari kuri uwo mwana bakata bamujyana direct kumupima bakareba ko mu bubiri harimo ibisindisha nta nubwe yataye n'ubwenge ariko bare kurega nyuma urumva kurega nyuma ko batumuntu yari amohoteye ibyo bimenyetso biragora baramufunga ariko birangira kenshi bamufunguye ibyo bintu byo nabyo ibyo avuze nibyo kukereka iyo bamufashe bakavuga uti urugero bari kumwe nonaha yego Godfather njye ntabwo nshobora kuza nkavuga ati ngo yanywesheje inzoga kera inose ubwo ibyo bintu bifitiye ibimenyetso nibyo mpamvu navuze ati kereka ari amavideo kuko numvisha muri kwa kenshi Semuhungu ibintu akunda gukora akunda kubifata amavideo nyine ari muri ibyo bintu ibyo ngibyo byo rwose ntabwo yazagaruka urumva mbonye wanditse ngo Semuhungu yatashyira urumva oya gutaha byo ntabwo yahita ataha ntabwo bibaho nimageragera azagerayo kuko bira byakurikiranye ubwabyo ntibimwemerera kuburana ari hanze ni ibyaha birengeje icyaha cyose kirengeje imyaka 5 ntago bashobora gupfa kukurekura ngo uburane uri hanze kereka urumva ibimenyetso biri kugaragaza ko nta hantu huriye n'icyo cyaha baramaze kubapima urumva nibwo iminsi 30 bashobora kubishinga kuko bibuka ko iminsi 30 ntago bamugiye kuburana urubanza mu mizi urumva bareba impamvu zikomeye zatuma ukurikiranwa uri hanze mu mpamvu zikomeye rero zitosha gutuma umuntu akurikiranwa ari hanze hari ukuba icyaha ukurikiranweho ari icyaha kitarengeje imyaka 2 urumva hari ukuba babona ko utatoroka ubutabera hari ukuba babona ko urumva like ufite tuvuge hari ukuntu ufite umugore urwaye ari wowe umwitaho urumva nizo nazo ni impamvu zikomeye zishobora gutuma bakurikirana uri hanze cyangwa se cyakana ari nacyo cyanyuma bikagaragara ko urumva hari ahantu nyine nta hantu icyo cyaha muhuriye
of course umva iyo nta hantu huriye n'icyaha nta ndwara atoroka ubutabera ubuzitaba kuko ntabwo cyaha kiba kiri kuguhama ikintu kiba gisigaye ni ukomeza kwitaba ubushinjacyaha ukazajya no kuburana urumva ngo twa buriya kiriya kintu ngo cy'ingwate ingwate ntabwo zikunda gushingirwaho cyane ngo umuntu ngo yatanze ingwate abantu nyine bagira abantu bemeza ingwate cyane wa muntu akenshi ubuzira ibintu by'amafaranga niwe bapfa kurekura by'agateganyo yatanze ingwate ariko abandi urumva bagomba kukumanura urumva haba na disikrema nawe azamanuka Semungu nawe nabura n'abataramupima nawe azamanuka twongeye tugatekereza tugasubira inyuma tugasanga ari ubugambanyi ko nabwo buhari ubugambanyi ari we ntabwo wagera na benda se ari ibyo abantu bakaye bose barabafunze urumva rero Godfather ni ibyo rero nuko nguko amategeko akora amategeko ntago nta tutagira amategeko nta bavandimwe agira amategeko bayereka ibimenyetso ubundi bakahita bashingira ku ngingo ni nayo mpamvu mubona kejoni ni nayo mpamvu mubona muri iriya kese urumva Godfather yamaze kwandika already MC nari yanditse yego reka muzamura niyo mpamvu mubona nyine iriya kese yaba Jihadi Kejoni bari baramurekuye ariko baburana bakamukatira kuko hari iryo bakurekura by'agateganyo ariko mu urubanza mu mizi ibimenyetso bishingirwa bikagaragara ko nawe hari ahantu huriye n'icyaha bakaba batagukatira reka tugaruke rero kuri MC Nario wasimbuye Benda ariko Benda mu gusezera akazi kwa Semuhungu bakoranaga kavuga ko impamvu asezera ari uko yamusabye akabuno Benda akavuga ati ntawe wacu wapfuye aricyo ipfumva mu maso ngenda uzagwa ahandi ndakwimye nakoze brage kuri Nario kiriya gihe Nario ukimara kumva ko umufatanyabikorwa wawe umuntu mukorana akazi uba ari gushinjwa gusambanya abantu bafite imiterere nk'iyawe babarire gusa MC Nario ntimugatwe utuyimogi urukumva bwana Nario umwihangana utaza gukura rwaye ihangana ugende gake Nario inkubeshya Benda we yarabisimbutse ariko wowe kugeza n'aya masaha turabizi ko utorohewe urarwaye tukavuga ati ubu burwayi urwaye bwa bufitanye isano n'ibiri kuregwa Semuhungu icyo ni kimwe Anje Diva hello sheri wanjye gazi mukande ku bantu banyu mukande shaka ngo pano mutanga amakoni mukande kabisa ndatangaje ngo pano ibe bwese mukande wamukure kuri iyi mibare ndashaka kubaza ibi bintu Semuhungu akurikiranwaho wabyakiriye ute urabivugaho iki ejo bundi utagiye kutubwira kumva n'imvano yabyo ariko network ikubana nke cyangwa ntibyakunda kumva ndashaka kugira ngo usobanurire ibi bintu bimeze bite amakuru ufite n'ayandi Keza reka maze nsubize Keza na Jimmy Bebe abashu muri aho yambye nabi umusore witeje imbere nkunda cyane DJ Benda how are you Yes ni frère Benda ndabafaza kanishe kubera yaze gutanga akabuno ibintu uze kubyirengagiza ariko turanga mu ngaruka z'akazi wacu Benda niko Mr Class we oui bravo ngo yize Uganda da ngo yize Uganda ashobora kuvugana n'abakire ngo yize Uganda ngo azinja niba ari ngo jangungu urire Nario ibi bintu kimara kubibona ibintu bitimara kuba ntabwo ari ibintu bishimishije ngeneye urumva Semuhungu yabaye boss wanjye sinamuvuga nabi pe ingeso ze naho zikuriye n'akazi kanjye nawe kandi Semuhungu ngenda mwikundira bro ndamukunda nari birye nyamara rero ivuga uziga Nario ni semi irina kuma nakubwiye ngo jewe Semuhungu nta kibazo twakoranye umwaka wose dukorana uwo muntu ndamuzi bihagije ntabwo yigeze ambwira ati bebe turabizi tubigenze gute bebe Semuhungu yaramutwaye mu gakiza arakizwa Benda arabizi mutwara muri church arasenga n'ubu ngubu abantu bazaga mu rugo bakamusengera urabizi aranyemerera na Kasipi turagenda tujyana turasenga na Emerine twese dusengera ahantu hamwe nanjye nari bugeyo iraka ariko wa mugani Benda uko nabutumiye wa mugani Imana ariko amavuta yawe ntagara gufata Yesu ntaraguhamagara neza ngaruke gatoya ase umuntu akora ibyo biboro ubundi akajya no mu rusengero akicara akumva aratuje nibyo kwibaza nanjye numbaza
Nesa we barakumva Nesa bebe Nesa mayita afite network afite agafite network urumva Godfather muri mate umusore wacu Semuhungu nigeze kuvugisha utimbi yaba wowe yaba nde social media no muntu wacu unagira amafuti ye mu rugo ukuntu twabona pastor tukabona pastor man uri kure sa nkuvayo mari sa nkuvayo gato ntabwo uri kunyumva uri kukumva ariko nyine washyize muri gutere cyangwa telefone yawe iracometse wagira ngo wambaye kuteri yabaye gutere wasanga haragiye mwana so Semuhungu nawe utavuga ko twakwishimira ko ibyabaye byose byabaye ariko ingeso amatwi ntubiza turi kuvuga ku kibazo kandi ngewe ibyo bintu byo kuzanga mukabanza ntabwo ngewe Eric ni inshuti yanjye tutarabonana utazi isura yanjye nkuko mwese muri inshuti zanjye I have no issue with that guy nta kibazo ndagirana nawe ariko ngiye uko ndi netre ntabwo njye afata side urumva niba turi kuvuga ku kintu tukaba ko kuri ibintu byabayeho kugeza aya masaha ngewe ngomba kujya ku ruhande rwa victime cyangwa kubigaragara so tugende gakeya rero mureke kubiryanya ndashaka na turi kuganira hano tuganire turi soba aya masaha Godfather nta munyangire ngiye nakwemera uwo ari we wese cyo ni icyambere ngiye nkanjye kumva ngiye ko mfite munyangire uretse ukuntu bigenda iyo ibintu ni scenario ko hari ukuntu numvishe ko wagiranye umubano wihariye na Semuhungu ibyo ntacyo byabitwaye nabishoboye gende gato nuko bari ko ibyo bintu ntabikora gende gato Semuhungu mwana mwiza natari bose bafite byawanyu ndaje kugira bagenda gake nuko kugeza amasaha dukotinza amagambo aya masaha Godfather nta munyangire ngiye nakwemera uwo ari we wese cyo ni icyambere ngiye nkanjye kumva ngiye ko mfite munyangire nta munyangire Semuhungu nagira Semuhungu twabanye neza n'ubu ngubu turacyabana neza ashobora kuvayo neza ubundi akavayo tugaruke kubiri kuvugwa ikibazo yewe biri kuvugwa kugeza uyu mugabo abaye guilty mbere yuko aba guilty nta kintu nemeye no kuba navuga ibyo ntazi naba guilty icyo gihe tuzavuga ngo iyi ngeso rero ipfe boza abana ku nkeke koko ibyo murangira ari kuvuga niba ari byo niba ntabwo ari byo iyo ngeso ni icike mbabwira rero muri sosiyete ukuntu bigenda iyo ibintu ni mu scenario ko hari ukuntu numvishe ko wagiranye umubano wihariye na Semuhungu ibyo ntacyo byabitwaye nabishoboye gende gato nuko bari ko ibyo bintu ntabikora gende gato Semuhungu mwana mwiza pe manzari bose bafite byawanyu ndaje kugira bagenda gake nuko kugeza aya masaha dukotinza amagambo numva uravuze ngo umuvugizi wa RIB yavuze ibinyoma wenda gakuru nzina ko wene softe mayo wenda gakuru nzina ko numiwe agakuru numvishije urumva kuba kiburekinga umunyamakuru kiboneka ni mu Rwanda baje kubrekinga iriya nkuru arayipostinga saa sita z'ijoro biki aravuga ati reka mwamagara iryo joro kugira bro nawe kumena amazi menshi bro gabanya amazi urumva ndavuga nti uyu muhungu arafunze cyane ati nayo anytime murangira azabivuga kandi uzabibona ndavuga hey okay reka dutegereze turebe ndategereza ati umuhungu bagiye niba ari zabigogwe niba ari he hari abari baragiye ibivugwa ibyo P.O.N.K avuga no umunyamakuru ati ibivugwa bivuga ko Semuhungu yagiye niba ari mu bigogwe hahandi hari mu bigogwe agahungu karamuzonga nkagenda kamwegera hafi aho Semuhungu atagashaka nimugoroba baragenda barahostinga hariya za Musanze benda akunda guhostinga best view yacu aragenda arakora hostinga hariya umuhungu amaze guhostinga nimugoroba icyakurikiyeho niki ngo icyakurikiyeho batashye Kigali ngo hari akana k'agahungu aho ngaho hagati aho ngaho ngo babuze babo barakabura ngo ariko kahereye kare kiyenza kuri Semuhungu ngo noneho umutipe aragenda wagahungu karara niba gafitaho karaye iwabo ngo baragakubita ngo bagakubise kavuga aho karaye aho kavuze kwa Semuhungu iwabo ngo rero uratubwira ahantu rero waraye wakana karabivuga niba raki Musanze agahungu no ariko rero aho muri kumvanga iyo muvuze ibintu mukavuga ngo umwana kandi ko tuzi ko mu kirego Semuhungu arimo kuregwa nta teenager urimo ibintu biza gusoundinga nkaho Semuhungu yasambanije cyangwa yarongoye umutineja twebwe agahungu kose umuhungu wese umuhungu kuko mu kirego nta hantu cyangwa mu byavuzwe nta hantu twumvishe umutineja kandi iyo baza gukora statement kibaza ko harimo umuntu utuje imyaka y'ubukuri urimo kumva bari kugaragaza ko RIB bari gukora statement ko harimo umuntu utuje imyaka so nta hantu rero hari umuntu utarujuje imyaka mugerageze kubigira clear nimuvuga ko kana mukakubiswe niwabo nuko ari akana katujuje imyaka kakirebwa niwabo urimo kunyumva kandi mu bintu twumvishe nta hantu hari umwana muto muri size man w'amagara mato like agahungu kananutse bro wege utwa small boys nyine tu nikanzemo yaka
tongera ngo nutwo ngutwo nicyo kibazo cyabaye nyine muto mu magara urabizi twe tubyitawe na nk'umwe iyi kandi 21 ariko afite amagara mato agasore gato ku buryo umwana w'imyaka 20 n'ingahe bamukubita amazi iyo yaraye of course birashoboka umwana ukiri iwabo birashoboka umwana wabi wabo hari igihe ibyo bintu biba bikibazo umwana uri iwabo uwo mwana yari asoje segondere ejo bundi ariko nyine abari muto uyu ni umwana aracyari muto baramuseka rero mureke mbabwire uretse gato reka tubaze kuri story kuko yuko nari gushaka kugira ngo mbege iteko bana komeza nani kubera iki muri genda bavuga ngo umukobwa niyo yaba ashoje kugira 6 babakire muto byagera ku muhungu bakavuga ko umuhungu ari mukuru wayo ibyo bintu bigomba no kuzacika ahubwo mu muvugire reka dukomeze rero ubwo se muhungu baje kumugira bate uwo mwana avuga ko umuhungu yizamukira i Kigali wazamutse i Kigali bucya mu gitondo urumva byabereye i Musanze ngira ngo byabereye i Musanze yizamukira i Kigali umuhungu wacu aje kwibuka kwa gatanu yari shuri ya nyuma za Musanze kwa gatandatu ku cyumweru tujya kwibuka ngira ngo yego urumva umukozi w'Imana umuhungu wanjye se umuhungu baba bamusanze ahari kwibukira ariko nizere ko iyo ukoze kuri kuvuga ngo umukozi w'Imana sinzi icyo ushatse kuvuga umuhungu akunda Imana n'imodoka harimo indirimbo z'Imana kandi azahungura bro azashaka umugore byarenze ni mu yasabye Benda kumutingana Benda aranga baratandukana singuye arahari se bite byawe ariko nyine bwararaje uzajya wari uvuga ariko bite byawe ibi ngibi turi kuvuga komeza ntabwo uza gufata ahantu umuntu uri gukekwaho ibintu by'ibikorero ngo mugire umutagatifu nkwemerere vuga story nkuko ariko ntugerageze gufata umuntu ngo mugire umutagatifu narongora namaze wese ntukarongora reka gufata umuntu aya masaha ntabwo turi kumuhamya ibyaha ariko cyesweho ibyaha ngo uzanga umugire umutagatifu reka ibyo bintu ntabwo ari byo nari gukora ikosa vuga story ariko reka gufata umuntu ngo mugire umutagatifu kuko ndi komeza bani migani mu matwi ubanje imana ugiye kuzana muri migani reka dukomeze ariko it's okay komeza ngende kumva sayite muri story yawe wacu ibyaye ikibazo kiri gata bro nta kibazo ubwo uzamuri gate ntari bi ubwo ni mutandatu gatanye mwana yanjye wa liga te na liga byo kuri gatana kandi ahita bya manzi kuri gitangaza komeza halo umugore twari dusigaye twaribereye inshuti none se gata ihanganeho gato narukira umubyeyi wabyaye umwana akaba gore uwo mubyeyi uzagahinda afite ku mutima none se yangana umwana nyine namaze kumva bura ndi kumva nkahita ngira n'ubwoba nkahita numva telefone ya Benda ko nta kamaro yamaze telefone ya Benda ntangiye kumva ko ntabwo yigeze kurabura rega jewe se muhungu nani muzi kiri muri Amerika man se muhungu nabaja nini n'abandi batipo muri Amerika ngo ba Justin ngira ngo muri covid twakoraga ama live ariyo bantu batibikiri muri covid urabizi ko rangazi kari gahari se muhungu yatubereye umwana mwiza bro ntabwo namugize umwana mubi ariko nariyo manzi urebe kuri imbere y'abandi 1470 nariyo wibite ko ibintu uri kuvuga n'ubyo kuvuga mu mwana wawe azakura akabyumva ama YouTube yose yabaze gucomeka ibyo birabareba nariyo ngo abagaye kangahe gerageza kuvuga ushize mu ubwenge kuko uburyo urimo kuvugamo nk'umuntu mwagiranye imikoranire ya hafi mukajya mutahana nijoro biraza kumvikana ukundi se muhungu ibyo bintu se muhungu jewe icyo niba koko ubutabira bwamufashe reka tegereze bizagaruka ugiye nagara abaguhamwa biracyavugwa abahungu buretse gato gatfara abahungu niba bakavuga ngo twebwe twashakaga ibiceri se muhungu twamihereye ku neza urakoze cyane tugende gake nta wamuhamije icyaha reka ngende gukotinga hano komeza turangiza story nakoze ikibazo nyuma muhungu manya tubereye umwana mwiza ibyo tubireke akazi ke nahanga yazaga rangiza scenario y'umwana ngo byagenze gute ndetse kubiciyemo scenario y'umwana nyine nakubwiye yego ibyo ibihari bivugwa kandi ibyo uriya muhungu wacu yavuze bivuga ko umukozi w'Imana babarira ngo usabe sibyo kuko iyo uvuze Imana abantu bumva Imana nk'Imana nsenga nayo basenga aho ngaho aba urimo ntabwo ari byo gerageza gukoresha izina y'umuntu ariko urukundo si ikintu gerageza kudakoresha Imana muri ibi bintu vana Imana mu butinganyi sibyo vana Imana mu butinganyi vana Imana mu gufata ku ngufu vana Imana mu gusakaza amavideo vana Imana mu bikangisho nk'ibyakorewe Benda ku karubanda uvana Imana muri ibyo ndagusabye ukoze cyane komeza niyo mpamvu ikintu cya social media gitinye ngewe ibintu byavuzwe muri 92 niyo wagira imyaka 62 biba bikivugwa bro urakoze cyane twagiye nani urumva umukozi w'Imana bivuga ko barangana okay waza ngafata undi muntu we nkakurika niba ukomeje kuzana Imana mu butinganyi birababaje bro muhungu urumva arazamuka mutapinge screen tumumve ageze i Kigali nyine araza cyumwera ajya kwibikira umukozi w'Imana bamusanga hariya baratwara ubwo gutwara Kimironko simanye niba ari hari ariko ubu ngubu ejo yitabye ubushinjacyaha ejo kwara abantu baragiye kumusura basanganaga ari kuri station aho yari afungiye ya Remera ariko ni hari abantu bashaka kumusura bamugereho hari Remera bamutere pisi reka wamusuye wowe shaka wowe uko mbaye
uko byasanze ngo akikora nabyo nkamureba kandi twarakoranye pe ese muracyakorana kubera ko tutagiye gusigira ahantu hamwe kandi byatutinga nayo tugiye gusesengura tucyo gushanga amarangamutima ni ukuvuga ngo mu magambo ngiye gutinga ngiye ntabwo ngiye buriya ngubwire nayo urimo kumva ngende ubaze iyi nkuru nabajije abantu babana na Semuhungu ndabaza ngo mu ndangire Semuhungu ari mpamagara abantu babana nawe Semuhungu nibwo yaratimara gufatwa urukunyumva ariko bitewe n'iminsi twari turimo ntabwo ari ibintu umuntu agomba kukazana ku karubanda mubyibuke nahise nceceka bitwara gake sa nko breakinze y'inkuru ariko nyine bitwara gake yatunda pfusha ukumva nawe urabyumva icyo nshatse kuvuga ni kimwe wowe tumutubwiye uyu mwana wamusanze ariko mu nkuru yakozwe n'umuvugizi wa RIB ntabwo yavuze umwana ntabwo yavuze umuntu wamusanze ndakagukinira ukumve we yavuze abantu barenze umwe babiri ine turi kujyana barenze umwe babiri batatu barenze umwe babiri batatu aha ngaha tugiye kumva ibyaharewe ni bingahe dutangiye gukora dutangiye kuza mu cyatuzanye ndi kukubaza Yesu we benda uburetse Gana byanze. benda uburetse benda tambuka tureba ariko ubundi benda tambuka genda turebe no benda haguruka iyo bakubomoye mu kibuno ubugenda umeze ngo wapi ubugenda ahubwo ukuguru kumwe gucumbagira cyangwa ukabona ntabwo ujya ubona abaniga baba bafite ibibogisi bagenda bagira baramupfumuye baramukubise so urumva akagenda noneho bogisi ajya gufatamo agahita agira ngo tugiye kugenda reka ahangaha turi kuganira bisanzwe abantu batumva nariyo ni ukuvuga ngo RIB iyo ibyaha Semuhungu akekwaho ntabwo ari ibyaha yakoze kuko ntabwo biramuhama bivugwa ko yasambanyije ku gahato umuntu urenze umwe no guhoza ku nkeke bamwe gusimbuka hanyuma noneho agasakaza amashusho n'amavideo y'ubusambanyi bera bagukane kabisa amagifite yaryohewe gazi mukane ku bantu banyu mukanya ndasaba abantu gufungura kamera nubwo nziko batari buze kuzifungura barabanuka so twagiye ngende kumwe na Keza uyu munsi ya urimo kumva mukane ku bantu banyu nari bari ku mukano gazi mukane ku bantu mutapinde kugira ngo bataza kumanuka urukumva nariyo Semuhungu agakekwaho gufata video z'urukozasoni yarangiza akaregwa ibikangisho no gutera ubwoba no guhoza ku nkeke abantu ahubwo icyo kintu gikomeye mu bintu byose ni kubona ibyo guhoza ku nkeke rero tugiye kugenda gake ibyo bintu byo guhoza ku nkeke ntabwo bikomeye yagiteye ubwoba guhoza ku nkeke bigomba kuba bifite ko titari hano ariko guhoza ku nkeke tikwazi ibihano by'ibyo byaha byose mwe muretse ikintu kiremereye kurusha ibindi ahantu ndi kubwira we nawe n'ibintu mutari kumva uri kumva gusakaza amashusho y'urukozasoni ibyo ntabirenze birarenze ndakubwira impamvu aricyo kiri kurusha ibindi ukabigusobanurira unyumva ibyo we ari nk'imyaka ubwe banza wumve hano twe turi kureba icyatumye ibyaha bimuhama ni ayahe mavideo y'urukozasoni Eric Semuhungu yasakaje no mu gihe cyacu cyo kwibuka cy'ibi bintu mwana tega amatwi rero gusobanurira uko bakuru avuga bivugwa ko Semuhungu nuvuga ngo yafataga iki cyaha cyo gufata ku ngufu cyangwa cyo gusambanya ku gahato yafataga amavideo aba bantu urukunyumva yarangiza kuyabafata urimo kumva ugusakaza nawe yasakazagaho ni ba nyir'ubwite ababwira ati garuka nungure ngutobore cyangwa mpite yasakaza aho niho ukora mu gisebe we urukumva aho birababaje bro noneho garuka urukunyumva hanga ahantu rushingiye noneho bikavugwa ko unyumve ahanga niho havamo icyaha kirikangisho no kugira gute cyake n'uvuga kiremereye gushira abantu guhoza umuntu ku nkenge no kumushyiraho ibikangisho urukunyumva sinzi ngo mutari connectinga niyo mpamvu hari kuzamo icyaha cyo gusakaza amashusho aya mashusho yasakarije ba nyirayo ababwira ati uragaruka nani benda utubwiye ko hari abantu bagiye kurega abandi hari amakuru mubisha ko bagiye kurega hari abagiye kurega bavuga abo nabonye bashaka kujya mu itangazamakuru nuko bababujije bagiye kurega ni babiri baragira ngo Eric ari kuvuga ngo azashyira amavideo yabo hanze bamenye ko nabo baryamana n'abahungu bagenzi babo ikintu nzi nuko barahari kandi benshi so niyo mpamvu ruvuga ngo bafashe scenario imwe bayicamo ibyaha bitatu urimo kunyumva ko ngo batonze umurongo
ariko aribo ntabyaga uzi ko uzi ko umuvugizi wa RIB yagiye guhamagarira abantu ngo n'abandi mwese ngo abafite ngo n'abandi mwese niko yavuze ariko Benda buriya Semuhungu aranabyemera aranabigaragaza ko ari umubyeyi yewe ikintu ngena icyo cyarabyemera yego muzatungurwa umunsi none mwabonye abantu mutakekaga none kiguzi ikintu se atereka icyo cyo kubyemera arabyemera ahubwo ikintu kibabaza urakizi se ni video man izi video niko cyari gikomeye wowe nta kindi kirenze izi video nko wabasambanyije bujuje imyaka ibyo ntabyadana ariko kuvuga ngo gufata ngo gusambanya nari bivuze ko ari imyaka 15 wacyana urakoze cyane bira byo gufata niba yujuje imyaka we aravuga ko abantu bose baryamanaga bujuje iyo yujuje nyine iyo yujuje imyaka ni kenze iyo atayujuje ni 25 cyangwa burundu ndakubwira Benda niyo warongora nyogokuru akavuga ko wabikoze atabishaka mureke kuvuga nyogokuru umugore n'umugabo babana mu nzu imwe waramukoye uri kubyumva yarangiza akaza akavuga ngo umugabo wanjye aza nyine akamuresha batabanje kuntosa oya ibyo ngibyo babyita oya Godfather oya iyo mubana babyita guteza akajagari mu gitsina cya mugenzi wawe icyo cya gikatirwa imyaka 3 hari abagabo bateza akajagari abantu mwese muteza akajagari oya cyakiriho kandi mubana ari umugore n'umugabo guteza akajagari ni imyaka guteza akajagari mu gitsina ntabwo byemewe wari guteka oya ushaka gutekera ari mu bindi ukahita umuhindukiza ugashyiramo cyangwa se ukaba wabikora utamuteguye ukamukomeretsa urumva atari akajagari ko mubwira bagomba kukimuhereza yaba arwaye atarwaye ako ni akajagari ariko nyine yabyemeye ntabwo ari no kukijagaraza ariko wakundi gikoraho hejuru gutya ariko iki kintu mureke mbabwire kugira ikiganiro kirekire mari ko numva museri birambura mari mureke kubirambura hano hari abana turagikunda tuzabikora iyo bavuze kujagaraza ibintu igipano tuzabikora ni uguteza akajagari urumva mu gitsina cy'umupatina wawe ntabwo byemewe mubikora bishaka mubikore wamuteguje nutamuteguza agacika ibisebe arajya kukurega bagufunga imyaka 3 ubwo se umugore bigafara Yesu we n'ubundi twebwe na karawundi kamwe reka rero babwire opinion yanjye rimwe na rimwe kuri ibi bintu bya Semuhungu nakomeje kumva mwese mubivuga akana ariko akanka nshaka kubivugaho hari igihe Benda ari hano tuganira ku kintu kivuga ngo iyo uri umustar iyo ufite ibintu ukora hari ibintu byinshi abantu bashobora no kugushinja rimwe na rimwe bitari byo cyane ndagira ngo mubwire akantu kamwe kuri Semuhungu mu gihe bitaremezwa atarashinjwa ngewe ndatekereza ko ashobora nisa kubera kimwe we na MC nari mushaka gusondinga nkaho Godfather ari kubimushinza ni nta muntu uri kubimushinza nta muntu wabimushinjije nyine turi kuganira nuko rero don't talk like that kuko nubikora gutyo uragira Godfather umuntu mubi n'abandi bari kubivuga n'ubundi umva imirongo nyine oya iyo ngiyo ntabwo ari opinion nesa opinion yutanga ukurikije ibyo abandi bantu bari kuvuga sibyo umva ikintu kiriho ibintu uvuze ko nanjye nemeranye sibyo uzana nanjye nari kujya kuri side yawe nuko ngo nige Godfather ariko ngo yarabikoze ari gukurikiranwa nanjye ndi kumwe nawe kuri iyo opinion yawe nta muntu uri hano umuntu nanjye washaka kuza kubimuhamya nanjye singendana nawe kuko njyewe ushaka kumvugira mu mategeko niyo mpamvu navuze ngo ndavuga ngo Semuhungu kuba babimushinza batabimushinza urumva ikintu kigomba kubaho urumva gufata ku ngufu bigira ibimenyetso gukoresha umuntu mubibona mpuzabitsina bigira ibimenyetso no kuba umuntu yarakunywesheje ibiyobyabwenge bituma utubwenge akabikora ku gahato bigira ibimenyetso niyo mpamvu ndi kuvuga ngo ikintu gishobora kuba gikomeye hano ni ibi Godfather yavugaga urumva gusakaza ari amashusho kuko barabibona ibyo niyo mpamvu hari abantu babifungiye muri kano kanya urumva hari ugukangisha ibikangisho biba umuntu ashobora kuguhamagara akagukanga ukamurikodinga ibikangisho bishobora kuba no muri message ibyo ni ibintu byose bareba yego rwose opinion yanjye meze hano ntekereza ko niba byaragenze gutyo nkuko Nario abitubwiye kuko ibyo bya Nario nibyo bwa mbere mbyumvishe byuko akana kari kahereye kare kamuzi iruhande kamwiyenza Nario yarabibwiwe okay ikiganiro kigiye kugihera hano gutya munyumve neza cyane abantu batangiye kugira ibibazo byavuzwe tujyane kumva hano Semuhungu Eric yafashwe tariki 9 Mata umwaka akurikiranyweho ibyaha 3 icya mbere ni ugukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato amahinga data ikindi cya kabiri gushyira ahagaragara amashusho yerekeranye n'imikoreshereze y'ibitsina hifashishijwe imbuga nkoranyambaga ndetse no kuyakwirakwiza icya gatatu ni ugukangisha gusebanya dosiye ye ikaba yaroherejwe mu bushinjacyaha ejo tariki 14 Mata muri make ukurikije ibyaha akurikiranyweho ibihano byabyo kuko n'ibyaha 3 igihano gito kirimo n'umwaka umwe ikinini ni imyaka 15 y'igifungo hakiyongeraho n'amande hagati y'ibihumbi 100 na miliyoni 2 ubwo bitewe n'icyaha muri make hari abavuga ko abo yakoresheje imibonano mpuzabitsina barenze umwe
barenze umwe iperereza riracyakomeje liste ishobora kwiyongera gusa icyo tuba tubwira abantu niba hari undi yarakorewe ibyaha abikorewe nawe ntatinye kuza kuri REB gutanga ikirego abikoreye n'abike gitsina abareze ubu ngubu n'ab'igitsina gabo se mu ngirike so twumvikane rero ahantu twumvikane sinkeneye abantu bazana ahantu bitereye ubwoba murahazi se ni ukuntu yavuze ngo niyo baragukoreye icyaha nawe wikuremo ubwoba uzi ngo baracyakira nari rero twumvikana abantu mutanga comment nawe nesa twebwe comment zanjye zose zishingiye kuri aya magambo ya nyakubahwa Dr. Bimkeri muri uyu mugize urwego rwa RIB tugende gatoya ni ukuvuga ngo hano batubwiye ibyaha bingahe bitatu kuva ku mwaka icyaha cy'imyaka 15 twumvikana reka mbabaze ikintu cy'uko mukurikiranye RIB kwifata abantu n'ibi byaha bya muzi RIB yavuga ko yatanze ikirego mu bushinjacyaha bakamucaringa ibyaha byo gukwirakwiza amashusho nta bimenyetso by'ayo mashusho bafite kugira ngo bagushinje icyaha cyo gusakaza amashusho nuko ayo mashusho aba hari none se bagushinje icyaha cyo gusakaza amashusho ntayahari ntabwo kibagishyiraho aho turi kumwe Godfa aho turi kujyana nani nesa ni ukuvuga kugira ngo bagushinje icyaha cyo gusakaza amashusho do mbere yuko ribishwa ubwo amashusho arahari kugira mbere yuko ubushinja unari ubugenzacyaha ariko ikintu mutumva tutaraza kumfata yuko erega urabona ko kitakwije kugira umunyamwenge titi ibintu by'amategeko ntabyo yarazi kubyina afunzwe amategeko arayamira bunguri reka mbabwire ukuntu ubundi inzego zikurikirana habaho ubugenzacyaha ariyo RIB iyo bufashe dosiye burayitreta bwabona hari ibimenyetso cyangwa icyo kintu gishoboka turi kumwe bakabihereza mu nyubereza cyane ubugenzacyaha bagenzi ibyaha babifata bona ibyo byaha bihari mu nyubereza cyane babona ibyo byaha babona ibimenyetso by'ibyo byaha bakabihereza ubushinjacyaha bukabigushinja Honorable Murangira ntabwo yajya kuri radio kujya kuvuga ubushinjacyaha bukagushinja icyaha bakakuzanira itegeko rihana bya byaha bo bazana itegeko rihana bya byaha but remember RIB ni bantu ki RIB ni ubugenzacyaha ntabwo ari abashinjacyaha bo bafata bagenzi ibyaha ubo kunyumva bakakira ibyaha bakabihereza ababigushinja bivuze ko hari ibyo birumvikana RIB ifashe ibyaha itangaza yagenje yakoze iperereza ikabifata ikabikacira turi kumwe nukurongora nugufata umuntu kugato kamusabanya kugahato bivuze ngo RIB yagenjeje icyo cyaha isanga gifatika gishoboka turi kumwe hari ibimenyetso niyo mpamvu bakubwira ngo iracyari mu iperereza tugende gakeya cyane RIB nahamagaye umunyamakuru wo kugenda mvugize nari ndamubwira nti inkuru wayimenya arambwira ati ntabwo nari nyizere kabazo arahamagara RIB itangariza igihe amakuru yaravuze ngo Semuhungu yego arafunzwe ariko nta kindi turenza uko tukiri mu iperereza bafashe umuntu uri gukekwa barangije banze gutangaza amakuru ko ibyo uwo muntu aregwa kuko bakibikoraho iperereza ngo barebe ni mu by'ukuri niba bafite ibimenyetso turi kumwe kuko wibuke RIB iramutse ivuze ibi byaha ikabishinja umuntu ikabitangaza ko umuntu ari akurikiranweho ejo akayiruka umwere ibi bintu yagaruka kareka kuko yagaruka kareka kuko abantu bose kuba byatangajwe mu itangazamakuru bakabyemerera itangazamakuru ko ari byo byaha bigiye gushyikirizwa ubushinjacyaha ubugenzacyaha bwamaze kubishyiraho kashe ko bwagenjeje ibyo byaha bagasanga bishoboka bakabihereza ubushinjacyaha nuko bafite ibimenyetso niyo mpamvu ku munsi wa mbere RIB yanze gutangaza ibyo Semuhungu aregwa bagatangaza ko afunzwe gusa hanyuma ejo bundi bakagaruka bavuga ibyo aregwa none n'umuvugizi wa RIB bakajya kubivuga kuri kamera tunaendelea pamoja noneho ubugenzacyaha bwabuhaye ubushinjacyaha kugira ngo ubushinjacyaha ushyire ibihano by'ibyo byaha muri pratique tuko pamoja tuvuge rero kuri ibi byavuzwe n'umuvugizi wa RIB ibyo kuzana ngo n'uyu ngo yaba yaramwikuruyeho oya ntabwo ibyo by'ubutabera bubireberaho turi kujyana n'ibyavuzwe n'umuvugizi wa RIB nk'uko maze kubyumva yavuze n'imyaka buri cyaha bari kumushinja n'ibihano byabyo kandi noneho batubwiye ko ari icyaha kireta nariyo garuka ahubwo se Godfa ko muri kuvuga ngo uwo mwana umuvugizi avuze ko ari abantu benshi barenze uwo mwana rega ni ntuzi umuzanye uwo muntu bari kwita umwana ajya ntawe nzi n'uyu mujene umuzanye ntuzi ibyo by'Imusanze ni umwe mu baregwa niba ibyo by'Imusanze turabyita ibihuha twe turagendera kuri statement y'umuvugizi wa RIB yuko uyu mugabo ashinjwa cyangwa akurikiranweho nta nubwo agikekwaho akurikiranwe ku byaha bikurikira bitumaze kumva none tuzushyiraho comment wowe none natubwiye n'imyaka bakatirwa ndakaraye babawe 15 n'umwaka umwe n'amande yapfa kuri 2025 ahubwo tureba ibyaha iki cyaha cyo gufata ku gahato wenda cyo yakiburana bakabakanasesengura bakareba kuvuga gufata ku gahato ni igihe turubitsa akababara ukamubuza kanga igihe gufata ku gahato ni ryari umuntu afata ku gahato sinzi kubyumvikana wenda akabiburana
ese baraganiriye, ese barateretanye, wenda ibi ngibi byo umuntu yavuga ko bamufashe ku gahato bikajya mu iperereza ariko bagasanga nta gahato, wenda agahato gafite details. Ariko noneho tugaruke ku mavideo no kuyasakaza, mu ndebere ibihano byabyo ni ibihe? Kubaza ati ko umuvugizi aravuze ngo ikinini muri byo n'imyaka 15, ubundi ikinini muri byo ni ikihe muri byo bitatu? Ikinini muri byo no gufata ku ngufu. No gufata ku ngufu. Ariko nkuko bivugaga gufata ku ngufu, keretse ndayo mavideo nayo yerekana ko hari muri ngufu. Yego gufata ku ngufu. Nta kimenyetso cyagaragara. Umva yego icyo ngicyo cyose rwose akibaho umwere kuko mu rukiko Sande nuko nakomeje kubivuga ntabwo hakora amagambo, hakora ibimenyetso. Rero hano tugende tudusesenguye kuri iki kintu cyo gufata ku ngufu. Yego nacyo tugisesengure rwose. Urukumva? Aha ngaha niho turi buze kuza, niho turi buze kuza dusange bya bintu bivugwa ko yabasindishije, ariko nibyo nabyo bisaba ibimenyetso kandi video kandi urumva we Semuhungu yarirahuriye nk'umuriro n'ibizo video zihari. Ibyo bimenyetso byose biri muri ibyo video Titi. Nicyo cyaba ari ikibazo, niba ibyo bimenyetso gusinda ikintu kiriho ari ugusindisha. Urumva iki kintu muze aka kantu muze kukitaho. None se ni iki kigaragaza ko yabanywesheje inzoga ku gahato? Kuko umuntu ashobora kuzinywesha. Nababwiye ati aba n'abantu bakuru, n'abantu nagara abamineri ari kuregwa. Kandi abantu bakuru babaza ubwenge. Niba izo video ziri kugaragaza ko ari kubafata akabanywesha inzoga cyangwa bari kunywa inzoga. Ni ibintu bitandukanye. Sinabonye ama video sinshaka no kuyabona, ariko abantu bazi Semuhungu yakunda kwihavingira fani ni ari kunywa. Yego none se na Bena ntiyajyaga yakanywa. Yego none ntiyajyaga yakanywa. Erega bakababenda n'abacira ijambo bariwe. Oya ni reka bace mu ijambo. Iyo bavuze ngo yasindishaga abantu, iyo bavuze ko gusindisha abantu babwirwa n'iki nyine ko yabasindisha. Nibyo nanjye ndi kubaza Sande, icyo ngicyo nimugitindeho rwose Sande. Video ntabwo zagaragaza impamvu ni iyi kabasobanurira iki. Reka se mu turi kuvuga buretse gato. Reka turi kuvuga ibi bintu ntabwo ari bwo bwa mbere bibaye. Mwibuke ko twabonye video za Semuhungu z'ibintu biba muri Amerika. Zakira yego. Zakira uko abikora twarabibonye. Cyese niba wenda byarakoze mu bundi buryo butari buriya, ariko twabonye hari video bari kubaha amashoti. Uko niko gusindisha kubaha amashoti. Video ya mbere ageza mu Rwanda tubona yo igitsina umwana yataye ubwenge yasinze yaryamye asinziriye ariko umwonka igitsina ariko ngo ayina video. Aha icyo nicyo cyata kimwita. Hari ikimenyetso kimeze gutya. Rega amatwi rero hangana muri kubera ibigogi nimwumve. Sorry ntabwo. Oya. Mweke mwumve. Aha ngaha niyo mpamvu ari kubwira none ama video Semuhungu abakangisha nayaheze. Asundi wa muntu. Yereka mazimba. Ntayari kubarongora uretse gato. Ama video bari kuvugwa hano nayari kubarongora. Mureke mwumve. Nayari kubarongora none ama video avuga ati ni wibeshya ukavuga. Nzajya ta hanze mvuge kuri umutima. Nayaheze. Nama video ari kubasambanya ari kubatinganya. None ama video naya. Ayo ma video aramutse hari ewana twabona na muri 2050 kabisa. Ndaba ari inzu ye yose yuzuye kamera kandi ngo bafashe phone. Ariko Godifar akantu nawe witangiye gatoya, ama video ari kubasambanya bitandukanye n'ama video abasindisha cyangwa bafata ku ngufu. Abasindisha oya dikabanze mubwire hari ukuntu tumwa. Hano baravuze ngo turi kwa abasindisha shoti ukayiba. Ntega amatwi twari tuvuze ngo none se kwabaza Sande. Ndakubaza Sande. Ndakumva. Umuntu mbwira umuntu hari utubonye abantu ari gushyira bikangisho. Yego. Umuntu mwaba mwumvikanye. Ko mugiye gukora ibyo bintu bakora. Yego. Hanyuma akavuga ko ashaka kujya kurega mbere yuko umwentimita umubwira ko nadaceceka uri buze kugira. Wibuke ko ari abahungu badashaka kugaragaza ko ari abage. Ari amage yego Sanda ushaka gukora. Ikibuka. Hanyuma uretse gato. None ni iyihe mpamvu yabyagenze gute ngo bagire izo abakangisha basaba amafaranga se? Hari ukuntu ashobora kubasaba nanone bagashaka kumwima. Uretse gato. Ni